waryo wa 12 utangaje ku mugaragaro iri hame ry'ijambo mu ijuru rya Bikira Mariya, aho yahamyaga yemeza nta shiti ko Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. None uyu munsi tukaba twagereye kwishimira umubyeyi twarazwe na Yesu Kristo. Turifatanya rero n'abakristo benshi bateraniye Kibeho kugira ngo nabo bashimire Imana, bashimire Imana yaduhaye Bikira Mariya. Natwe rero turashimira Imana, twifatanya n'abakristo bari bwakire amasakaramentu atandukanye n'abandi bashimira Imana kubera ibyiza byinshi bidahwema bamugaragazaho. Bavandimwe, kwa byaha byacu kugira ngo dushobore kugira ngo twifashe no gukora igitambo cy'Ukaristiya ubutumwa dusukuye. Ndebere imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose bitwaye idukiza ibyaha byacu maze izatuze ubugingo bw'iteka. Tuba
bafite umubiri we n'umutima we, turakwinginze uduhe kuratwanga n'iby'ijuru kugira ngo tuzabone gusangira nawe ikuzo wamugororeye kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana umwami ugategeka n'ubwo bwawe mutagatifu uko ibihe barabisimburana iteka.
izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubiza ubugingo buturutse kuri Kristo, nyamara buri wese mu rwego rwe. Uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azaze. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi, n'ububasha byose. Kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa mu rupfu, kuko byanditswe ngo byose babishyize munsi y'ibirenge bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo minsi Mariya yahutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisingiza mu nda, maze Elizabeti yuzura umutagatifu, arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye agenderere, dore mbaye nkumvira mu nsoro yawe. Umwana yisigizanye ibyishimo mu nda yanjye, urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuryango utavugwaga, bose kuko amasekuruza yose azagitubwire. Ubishobora byose
yakoreye ibitangaza, izina rye ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahanamiye abakomeye, abakura ku ntebe zabo, maze akuza binamenyekana. Abashonji yabagurije ibintu, abakunga basezerera amaramasa. Yagoze Israheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze. Nk'uko yari yarabwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti amezi atatu, abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
maze aho kwihugiraho akishimira gusangira no gusangiza Elizabeti ineza yagiriwe. Umwe wamenye ko agaseke k'Imana kadatwarwa n'umwasama, maze akamenya kuzigama no kuzirikana. Umwe wamenye gutabara abageni kuko bumaze ubare bwuje neza. Umwe wagize ubutoni bwo kuba hafi ya Yesu mu buzima bwe no muri byose, kandi byakomera aho kwiheba no guhunga akamukomeraho kugeza ku musaraba. Umwe wahawe nk'umubyeyi w'abigishwa, maze Yohani wari ukiri muto akaba ari umujyane we, akabahishura atyo umwihariko Bikira Mariya afitanye natwe. Dore ko n'ubundi mu mabonekerwa yabonekeye abakobwa batatu, ubu imyaka ikaba ibaye 43. Uwo bavandimwe umusitari uberewe no kurangamirwa, natwe twese abakirisitu kuko atadutahirwa badusige mukeya hagati, ahubwo badufasha kumenya inzira iboneye n'uburyo bukwiye bwo kwinyuramo. Turahirirwa twebwe abamumenye tukamwisunga, kandi utaramumenya iryo banga nawe nave mu mandazi amenye pasi wanjye umunezero usendereye benshi twifuza, ariko tukabura inzira tugezaho. Kenshi tuvuga Bikira Mariya tugaruka ku ishusho y'umubyeyi wabyaye Yesu, tukibagirwa ko yamusabye akiri mutoya. Bikira Mariya yari mutoya mu bandi, ndetse yari mu rukundo n'umusore witwa Yosefu wari waramuteye ivi. Yari ari mu munyenga w'urukundo, dore ko ntawe ubwo nabi abandi bari mu rukundo. Yari azi ibikorwa n'uturirimbo tw'urukundo, rimwe tumaze kuyumva mu kanya. Yari yaramenye ko umuhamagaro we ari ugushinga urugo, kandi yari yizihiwe. Bikira Mariya yari mwiza cyane. Bisi neza kuzwe abisubire. Bikira Mariya yari mwiza cyane we, yari inyange yera de. Ibyo kandi byaje kuba kenshi mu bonekerwa. Bikira Mariya yagaragaye ari mwiza cyane, afite ijwi rituje kandi rihumuriza. Bernadette Basubira wabonekewe Yude avuga ko Bikira Mariya wamubonekeye yari mutoya nawe kandi ari mwiza cyane. Ubwiza bwa Bikira Mariya ntabwo bwari bukeneye irungo na za mukongo nk'uko bamwe tubigenza. Ibanga n'ubwiza ubushashagirana inyuma, ahubwo mu mutima mwiza utera ubwiza. Ndavuga ubwiza burangamirwa bukaba indorerwamo indaro bwiza ari we burema dukesha ibihugu byose. Bene ubwo bwiza bwa Bikira Mariya ntawe ubuhanga, uwaburangamiye yumva yakomeza kuburanga amaso, kandi ukuburangamira niko bumutahamo maze bukamutera ineza ndetse n'ubwiza bugeretse. Ubwo bwa bwiza nyirabajambo yagaragarije Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimaka na Marifere Mukangango, bose mu bagaragaje Bikira Mariya mwiza cyane ku buryo wahora umwirebera. Niba umutima muzima utuwe n'Imana, ubwiza buzigaragaza. Nta kosa rero kurangamira ubuto n'ubwiza bya Bikira Mariya no gufataho urugero k'umukobwa warezwe neza, akamenya kuba wa mwana mwiza usiga nawe yinogereza. Uyu munsi hari ubukwe, hari ubukwe abageni mukanya muragutabaza rwose hari ubukwe. Bikira Mariya
munsi yibitse n'ibanga bizwi n'abake. Ubukwe bw'Imana mu Galileya bwerekana neza ko Bikira Mariya ahangayikishijwe n'umunezero wacu nk'abakristo. Mu bukwe bw'Imana muri Galileya, Bikira Mariya yahangayikiye umunezero w'abakristo bari batuje ubukwe, kandi akorana nabo kugira ngo umunezero usendere. Umusore n'umukobwa barakundanye, barasaba kandi barakwa. Bari bategereje umunsi w'ubuzima bwabo, umunsi w'ubukwe. Umunsi w'ubukwe ni umunsi ukomeye cyane, mwebwe murabyumva, namwe batavangurira polisara. Bari biteguye bashaka ibizakenerwa bitandukanye birimo ibinyobwa n'ibiribwa. Muri ubwo bukwe Yesu yari yabitumiwemo, ndetse na Bikira Mariya. Iki ni ikimenyetso ko Bikira Mariya ashyigikiye ko abakristo bari n'abagabo bacu, kandi ko ashyigikiye umuryango. Mureke abirirwa isaza ngo ntibazashaka, bazashaka abo bahuje ibitsina, bazashaka igihe gito. Ubukwe bugeze hagati abantu bose bishimye, Bikira Mariya abona ko hari ikibazo gishobora guhungabanya umunezero w'abageni. Ese Imana byabagendeye gute? Ese nukubara nabi? Ese hajuje abashyitsi benshi badateganyijwe? Kubura divayi kandi watumiye abantu koko? Mbega ubugabo! Mu gihe amakuru ari hagati y'ushinzwe sitoke n'abari muri serivisi, Bikira Mariya amenya gukumira ikibazo kitaraba. Ni koko ntabwo yakorera umunezero w'abageni uzaba ukigobya. Yegereye Yesu maze amwereka ikibazo agira ati nta divayi bagifite. Urebye yamuhaga amakuru, ariko ni ko umubyeyi avugana n'umwana we. Yesu yabonye amakuru kandi yumva amureba ashize agira ati mubyeyi, ari mubyeyi yawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye isaha yanjye ntiyagera. Urebye yatanze igisubizo gisa no guhakana, gusa Bikira Mariya we yumvaga bihagije kuba yatanze raporo ku muhungu we, kandi akaba Imana ye. Burya gusenga si ukubutiriza, gutanga amakuru naryo isenge n'ikibazo. Burya uzatanga amakuru. Igikuru ni umutima wizera wiherekeza. Bikira Mariya yahise yegera urubyiruko rwari ruri aho ruri muri serivisi, maze umubare w'ibanga agira ati mwabajene mwe, mwebwe muri guseriva abantu, icyo ababwira cyose mugikore. Kubera mubongereyeho cyose, aho kuvuga gusa ngo icyo ababwira ngo gikore, Bikira Mariya yagiraga ngo abo bantu bari muri serivisi bemerwe neza avuga batagira impaka, kuko icyo yavuze cyose gitanga umunezero, ukabona n'ubwo cyaba kigerageze n'ibyumviro umuntu yifitemo. Kandi koko Yesu ntavuga gusa ituma neza. Niyo mpamvu yewe yavuga ati niba ushaka kumurikira yiba bivuge, ariko usaba wowe maze akurikire. Yesu ntabwo rero ahora ashima ahaturya, hari n'ubwo dusaba ibikomeye, gusa niwo mubare w'abantu bashaka umunezero usendereye. Kandi koko Yesu yasabye bariya baherezaga ibidasanzwe kandi bigoye, kuvoma amazi bakuzuza intama 6 zibaje mu mabuye zagenewe inama y'Abayahudi yo kwiyuhagiza, zijyamo rimwe ibihimbi 2 cyangwa 3. Iyo utekereje ko Yesu ataje kwa serivisi, ugatekereza ukuntu aba bantu bari muri serivisi bize muri gahunda itandukanye y'iyahuzanye, ni ikigeragezo gikomeye. Gusa aba bari muri serivisi bari bisiritse nk'umubare w'ibanga wabo ababwiye, icyo ababwira cyose
ikigore reka mariya cyangwa umubare wanga kujya yombi imbere na kare ubwo yabwiraga marayika ati n'umuja wa nyagasani byose bibyo nk'uko bivuze. Twibuke ko na Elizabeti yishimiye icyo cyemezo agira ati urahirwa wowe ibyo watumweho na nyagasani bizaba. Yesu yasabye bariya bari muri serivisi na protokole kuzuza amazi ntabwo zikaranirwamo maze nk'aho zitabashira babwira ati ngaho none ko nimutahe mushyire utegeka ubukwe. Nigute umuntu wakoranye amazi akayashyira mu bibindi bakarabiraho atinyuka kuyadaha akayaha umuntu mukuru. Ibyo ibanga rizwi n'abake. Mu gihe twebwe abakirisitu dushaka kubaho ubuzima bworoshye, dushaka kwiryohereza ngo turashaka kwigira neza no kwirirwa duseka, Bikira Mariya barashaka ko dukora icyo Yesu atubwira cyose, ibanga ry'umunezero. Mutegeka w'uko yatangaje n'uko divayi yakomeje kuryoha, kandi abandi bari basanzwe babanza inziza, maze abantu bamara guhaga batakigera iryoshye n'ibije bakabatumurira. N'ubundi divayi ni ikimenyetso cy'umunezero. Bageze muri abo muri invitasiyo mwakoze mugeze mutumira Yesu, niba mutaramutumiye muratutuburira ariko abatekereza ko mwamutumira. Munezero rero ntukabure urugo rwanyu abashakanye. Igikuru ni umubare w'ibanga Bikira Mariya atanga kandi twese yawuduhaye. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Asomusiyo, ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Abataziranga n'umubyeyi bakomeza kwibaza impamvu muri Kiliziya Gatolika tumuha umwanya ukomeye. Muzabasubize ko atari twe twamwihangishijeho, kuko Imana ubwayo yamuhaye umwanya w'icyubahiro, yemera ko ari ikiraro gihuza isi n'ijuru. Abavuga ko Bikira Mariya ntacyo aricyo, ko ari ibahasha kwigikura urupapuro ruriho imbere, muzababwire ko n'ubundi tudasenga Bikira Mariya ahubwo tumwiyambaza. Gusa rero ubwo yaba yibahasha, kujya ibahasha niho bandika aderesi. Bikira Mariya rero abita aderesi ya Yesu, mushaka isonga baba. Kandi Petero kuko nawe yishimira kuritetesha, nimucyo rutete kuko twifite umubyeyi, inshuti n'urugero rwa buri mukristo. Abamukunda barahirwa. Kuba Yesu Kristo na Bikira Mariya bataheranye n'ububabare, Yesu ntaje ku musaraba, ariko birangira asohotse adutsindira cya kigaba cy'icyaha. Bikira Mariya nawe yahuye n'akababaro aho bari kumwana we. Ntabwo bahagarariwe rero ngo babareze urupfu, ahubwo bigiye mu ikuzo. Kuko bigiye mu ikuzo rero batubereye abahamya turi kumwe n'Imana adatsindwa urupfu. Yesu na Bikira Mariya tubisonga bazatuyobora kugera mu ikuzo ry'ijuru. Mwese mwese mwifurije umunsi mukuru wa Asomusiyo. Amen.
Kristo y'Umwana watagatifu. Wazira wacu watagatifu. Akerekera mwene wacu mwese mwageze mu ijuru. Watagatifu nawe watagatifu kasimama. Mwacu wabyose Uwiteka watumana w'abantu kugira ngo atuvane ku bantu bwa sekibi kandi akure mu mwijima maze amwinjize mu bwami bw'agatangaza k'umubiri wawe. Turakwinginga tworoheje kugira ngo abantu turakongora ubwami bw'icyaha cy'ubwoko ubake ingoro yawe ntagatifu kandi ubayeho mutagatifu wawe baturemo bwa Kristo umwami wacu. Bakomeze bigaragazwe n'amavuta y'agakiza tubasigira muri Kristo nyagasani. Mwemera Imana Data wa byose urabizi n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikirenge azana byayo na Bikira Mariya akabona agahabwa akazuka mu bapfuye urangwa w'ikirego bwa se. Mwemera Roho Mutagatifu Kiliziya Gatolika urusange rw'abatagatifu kw'izina ry'ibyaha. bityo bazakomere kwemera nyagasani naza bazashobore gusanganira mu bwami bwe bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. yabahaye kandi bakabarira Kristo urabizi
mutagatifu Yohani Biganza, maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire undi isezerano rye. Ndayisenga Theodeste nemeye ko wowe Nyiramahirwe Marishantari umbera umugore, kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana y'ubuntu budashira ikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi basezerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe, umuntu ntakagitandukanye. Amen. Nemeye ko wowe umbera umugore, kandi usezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka byose kugeza gupfa. Nemeye ko wowe umbera umugabo, kandi usezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Imana y'ubuntu budashira ikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya, kandi basezerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe, umuntu ntakagitandukanye. Amen. Gushyingirwa turakwinginze rero uzihe umugisha wawe, kugira ngo bagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabona iteka bakundana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Igimenyetso cy'urukundo
n'ubudahemuka dusezeranye izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Akiriye impeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Korali Shira Kareke.
umwami wacu kuko uyu munsi wa none bikira bari mubyeyi w'Imana yajyanye mu ikuzo ry'ijuru maze twizeye warume ry'ijuru akayibera intango y'icyaparenga naho Imana yashyira urugendo hano ku isi akayibera ikimenyetso cy'amizero adakuka n'igihumure rihamye uko rero wagennye neza urashaka ko umubiri we ushakira kumva kandi mbere wabyaye ku buryo bw'agatangaza umwana wawe ugize umuntu we soko y'ubugingo bwose nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika kugira ngo tukurate twizihiwe duhanikire icyano gisingizo cy'izina ryawe turamubere amatwi. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa
twirirwa no kurushinga gukoresha amaturo kandi twakwiga byoroheje ngo twebwe basange umubiri n'amaraso bya kristo ubutagatifu tuvuze twunge ubumwe nyagasani n'ibyiza yawe n'ibisi hose maze kujya mbere kurukundo hamwe na papa Leo n'umwepiskopi wa Vicenti n'abakorewe umurimo wa Imana bose nyagasani umwe kandi abana bacu binjiye bari mu muryango wawe babikesha batisimu bahawe wemeye ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo nyagasani wibuke kandi abageni bamaze kubasakara no gushyingirwa ni wowe wabafashe kugira ngo ubuyobozi bw'ubukwe bwabo ubahe no gukomeza kuzagira abana uko babyifuza kandi neza yawe ari kuramba umunezero no mu mahoro wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hari n'abandi bose bavuza igihugu maze bagire mu buvuzi bw'ubwabo turakwinginze ngo natwe twese twirinzwe maze tuzakoreshwa umwanya mu bugingo bw'iteka kugira bikira mariya ubwenge bw'imana y'imana wowe maze aho ntagatifu alfredi tarisisi n'abandi batandatu bose bakuze uko ibihe byagiye bisimburana ni ukubabwira ko tuzamusubize tukurata bwa yesu kristu umwana wawe
kiliziya bahesheje amasakaramentu abiyambaza Bikira Mariya ndetse mwese n'umubyeyi akomeza bamuganire umwana we Yesu Kristo. Nyagasani Yesu arabana amen. Nyagasani Mana y'ingurube bazira abacungura akoresha kubwira bitabo yakubyari gusa nasakaza kugisha we maze ujye mwimba biteka naho muri hose ukura ubuganirwa bw'umubyeyi wabwa Yesu Kristu umutabazi ukesha ubugingo. Nuko mumyaza umutima w'urukundo w'Imana umunsi mukuru wo gusingiza uwo mubyeyi ushobora gutanga ibyishimo mu mutima niyo kuzabona ibihembo by'ijuru.